yakuriye mu Rwanda, yisanze mu muryango mwiza ukundana kandi wubaha Imana. Mu gukura kwe kuririmba byariganje, arushaho kugira igikumiro cyinshi. Yaririmbye mu makorari ndetse na groupe byakunzwe cyane bitandukanye, harimo Maranatha Family Choir, Patmos Choir n'izindi. Kuririmba nibyo byamurije indege bwa mbere mu mwaka wa 2003 atoranijwe mu bahanzi ngo aserukire igihugu muri FESPAM. Muri 2005 yinjiye mu mwuga w'itangazamakuru. Muri 2007 yakoze igitaramo cyateguzaga albumu ye ya mbere yashize hanze. Muri 2008 albumu yise Humura yakoranye n'abahanzi batandukanye haba muri Afurika y'Epfo, Kenya, Uganda n'ahandi. Uko ubuhanzi bwagukaga niko n'umuryango w'ubuhanzi wagukaga. Aririmba mu itsinda The Sisters. Yakomeje gukora umuziki